reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, kandi rwose tubifurize guhaha mukaronka mu byo murimo byose. Nk'uko mubizi rero iyi ni Nzuri Business Group Limited, nk'uko dutangiye mubibona yuko tutagikorera ku Muhima, ahubwo dusigaye dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House, ari nako kandi tubafasha kohereza ibintu mu mahanga hirya no hino ndetse mu gihe gitoya, ku bufatanye na DHL nk'uko mwagiye mubibona ku mashusho yabanje. Nk'uko mubizi rero nitwe kampani ya mbere ibasha kubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa kandi ku giciro cyiza, bya bibanza, masambu, amazu, ari nako kandi tubafasha kubimanaginga ndetse tukanabubakira kandi neza cyane. Reka rero tugusabe gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5, mudacitswe n'ibyiza byose tuba twabateguriye. Nk'uko muri kubibona ku mashusho, muri kubona inzu nziza ya etaje. Inzu nziza ya etaje, inzu nini, inzu iri ahantu heza, inzu kandi ifite ikibanza kinini cyane nk'uko muri kubibonera no kuri jaride yayo, cyangwa se uko muri kugenda mubibona murabyibonera yuko ari ahantu hanini n'inzu ari nini. Iyi nzu rero ikaba iri hano mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata, neza mu mujyi hagati. Akaba ari inzu nziza cyane, ni inzu nziza cyane iri ku rwego rwo hejuru, inzu nini, inzu y'akataraboneka. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza kinini cyane, ni ikibanza kinini kiri mu bibanza hafi 3 bisanzwe, kuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 800. Ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 800 ya hafi 1000 zirenga. Ni ukuvuga ngo iki kibanza kirimo jardin, uruhande rumwe ruri ni jardin gusa, hanyuma urundi ruhande rukaba parking y'iyi nyubako. Iyi nyubako rero ikaba nayo ubwayo ari nini, kubera ko iyi nyubako ifite ibyumba 6. Iyi nyubako ifite ibyumba 6 byo kuryamamo, buri cyumba kandi kikagira douche na toilette, byumvikane yuko ari inzu nini cyane. Hanyuma ikagira na salon, salle à manger ndetse na cuisine nini cyane nziza. Iyo cuisine kandi nayo ikagira stock. Ibyo byose turagenda tubibereka ku mashusho. Iyi ni salo yayo, urabona ko ari inzu ifite salo nziza cyane, murabona na salle à manger ruguru. Ibyo byose turagenda tubibereka mu mashusho, mugende mubona ubwiza bw'akataraboneka bw'iyi nzu. Iyi nzu rero uretse kuba ifite ibyumba 6, douche na toilette 6, salon, salle à manger, cuisine na stock, ifite kandi na annex, ifite annex hanze, annex nziza cyane, ikagira ibigega by'amazi, ikagira ibishyushya amazi ashyushye, ikagira ifite utuntu twinshi, ifite ibintu byinshi cyane, ikagira kandi garde robe muri buri cyumba. Ndetse iyi nzu ikaba irimo n'ibikoresho byose, ikaba irimo ibikoresho byose, bivuze ngo iyi nzu mu by'ukuri turayigurisha, kandi tukayigurisha n'ibyo bintu byose birimo. Ushaka kuyigura cyangwa se ukanayikodesha, byose ni uburenganzira bwawe, kubera ko no gukodeshwa irakodeshwa. Ntekereza yuko iyi nzu ahantu iri ubwiza bwayo ntabwo wavuga ngo ni gake wahitamo kuyituramo kuruta kuyikodesha, kubera ko iyi nzu ikodeshwa amadolari 1500 ku kwezi. Ikodeshwa amadolari 1500 ku kwezi, ikaba ari imari. Kuyigurisha ikaba ishaka amafaranga 260,000 ziri negociable. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze kuri za nimero zacu, mwaduhamagara tukayibereka.